aho abantu bahimba inkuru kandi bakanayishyiraho. Noneho ibi bya RGB byo nshingiye ko Yesu bamutangiririye imisoro, arangije abigishwa baramubwira ati none mwigisha turabigenza uti ko nta misoro dufite, ubundi turajya gusora gute ko turi mu by'Imana, turajya kubihuza n'ibya leta gute? Yesu arangije aravuga ngo iby'Imana mubigire gute? Mubihe Imana, n'ibya Kayizari mubihe Kayizari. Niyo mpamvu tukiri mu isi tugomba kugendana mbese tukubahiriza iby'Imana, kandi n'iyi si tugenga nayo tukagira ute ibyayo tukayubahiriza, ko tugacunga neza yuko tukiri mu murongo w'Imana, ibirenze iby'Imana iraturwanirira. Ibyo kujyaho abantu rero bagasesengura bakambikana urubwa, ibindi bamwe batanabihagazeho, nta gaciro. None se buriya koko birashoboka ko umuntu yajya ikuzimu? Wenda by'umwihariko urihangana ndi kukubaza utuntu tugoye, ariko wenda ni kukubaza, buriya birashoboka ko umuntu yajya ikuzimu nk'uko abantu bavuga ngo yagiye ikuzimu? Hari n'ukuntu njya mbona abantu baza kuri YouTube bakandika titire ngo avuye ikuzimu. Buriya nibyo birashoboka ko umuntu ajya ikuzimu? Mu myemerere yanjye cyangwa mu myumvire yanjye, niba ijuru ribaho n'ikuzimu habaho. uko wambaye niko ugaragara, uko ugaragara niko gaciro kawe, ntabwo bigoye. Muri Best Fashion Designer nitwe twakwambika ukaberwa, tudoda imyenda y'ubwoko bwose ku ngeri zose, yaba iy'abagabo, abagore ndetse n'abana. Mu bunararibonye n'ubuhanga twihariye, turakudodera made in Rwanda uzambara buri wese akibaza aho waguriye. Muri Best Fashion Designer uretse kuba tukudodera modeli zose watekereza, tunagufitiye imyenda yuzuye. Uradusanga i Musanze hepfo ya Kiliziya, cyangwa uduhamagare kuri 0789849392. Uranadusanga hose ku mbuga nkoranyambaga Facebook, TikTok na Instagram, twitwa Best Fashion Designer. Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye uru rugendo, nkifatira uyu mwanya nkaza gusura Mama Salomo Louise, Mama Iranzi, umuvugabutumwa, umuhanuzi w'Imana, umuhanuzi dukunda, umuhanuzi Imana ikoresha imirimo n'ibitangaza mu gusengera abantu. Wowe ko mikoro Emmanuel, Imana ishimwe, umenyereye ko nayo igushyiriye ahangaha uyu munsi, maze kubiremera, amaboko yawe agomba gukora. nta kibazo. Umeze gute? Meze neza cyane. Ubu turi nimugoroba hafi saa 12:30 se nizagezeho. Ariko impamvu uyu munsi dukoze bwije ni ukubera imvura. Ariko rakuni Imana ari nziza, tugambirira gukora icyiza, ibi kikitanga imbere, ariko tukanihambira paka cyane kuko ari wo muri muti tubesheje. Ariko Imana niduhereza itara ryiza rya kamera tuzajya dukorera mu nzu. Imana iriza n'isi n'ibiyuzuye ni ibyayo, kubera ko uyu murimo dukora ari uwayo. Yego, ayikizira n'iritara ni ukuri riboneka. Tuzarigura tujye turakora ibiganiro twibereye mu nzu, iyi mvura yo kutubangamirayo iveho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya, amen. Imana ishimwe. Yes, Marie Louise, mfashe umwanya wo kubanza kugushimira. Burya nitujya dukorana n'abantu ibiganiro, umuntu akitanga akemera kuza kubwiriza abantu, akemera kuza gusengera abantu. Buriya ubu mfashije kuko niba Imana navuze ngo muzamugere mwamaze ubutumwa bwanjye ku isi yose, abemera mu babatize. Kandi noneho icyongeyeho, ntabwo ku isi yose ngewe Louise uyu munsi ndahabwa ubushobozi bwo kugerayo. Uyu munsi ndagezwayo na kamera yawe. Yego, kamera yacu, kamera yanjye kamera yacu yawe, ndagezwayo na kamera isi yose. Yego, ubu iyi kamera turiho ni iyawe, ni iyanjye, ni iy'abantu badukurikiye. Nta nyirayifite. Niyo mpamvu ndi gusaba Imana ngo izane n'iryo tara mu izina ryawe. Haleluya, amen. Yes, hanyuma nibyo nari kubwira, tujye dushimira abantu. Niba umuntu yifasha akaza akabwiriza abantu, niba umuntu yifasha akaza akemera kubwira ubwoko bw'Imana, nta yindi nyungu ashaka, nta kindi kintu kimuzanye, akumva ko agomba kubwiriza abantu. Hano ikintu cya mbere kizahaba, hazabaho kugutuka, kugusebya, kuguca intege, kurwanya. Ariko ngo abazi Imana yabo
uvuze nawe urakomeye. abena ndakomeye, iyo Eh. nakomera nagomba nicaye aha. Eh, Ndakomeye cyane rwose. yego Yego. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Amena. Hanyuma kubera ko nari nzi ko ejo uzajya gusenga nanjye nakubwiye ati ntaribi, warumbwiye ati reka dukore ejo mbere yo kujya, ati ntacyo reka tuzakoresha, ariko urambwiye ati ndikumva umutima uri kumata gukora nkumva. Yego. Ati rero niba umutima uri kukumvisha ko dukora tukavugira Imana reka tubikore. Ego umuntu asigaye ikintu kimwirukaho, ariko ikintu kimwirukamo ntabwo yagisiga. Ubwo rero Imana ikumera umugisha no kuba wemeye ko dukora uyu mugoroba, ariko ijambo ry'Imana undi Imana yaguhaye igashyira ku mutima wawe cyo kubwira abantu bayo. Birashoboka ko hari uwari bugende akagenda atacyumvishe kandi byari bube ngombwa akacyumva kikamurokora. Imana ikumera umugisha, nawe uri umunyamwuka ni ukuri. Imana ishimwe. Yes, uyu munsi Imana yagushize iki ku mutima, yagutumye iki kuri njyewe, ku bantu badukurikiye? Abantu badukurikiye murakoze cyane. Imana ijambo yabantumyeho yambwiye ngo nze mbwira abantu ku bintu bijyanye no kumvira Imana. Bumvira Imana, ntabwo yabakuyeho amaboko, ntiyabaretse. Imana ntiyabibagiwe, nta nubwo yanabahana, ahubwo yantumye kubibutsa kumvira Imana no kumvira umwuka w'Imana. Yego, ni ijambo Imana yampaye. Ubwo njyewe reka nkubwire, yego, hari abantu badukurikiye benshi bagiye bazira ibyaha, bagwa mu byaha, abakora ibintu ariko bakibagirwa ko bazize Imana. Burya hari abantu tuzira Imana, bati Mama Salomo nutamwitondera uzamuzira, nutitondera Emi uzamuzira. Hari abantu rero bazize Imana, cyangwa se hari abantu twazize Imana kubera kutayumvira. Cyane rwose. Abantu bazize Imana kubera kutayumvira. Ubundi Imana iyo iguhamagaye ibanza kukubwira ngo va mu byurimo, va mudafite umumaro. Wagira umwete wo kuyumvira ikakubwira ngo genda jya, ikakwereka aho ujya, ikakubwira nyine aho werekeze. Iyo umaze kuva mu byo wari urimo ihita ikubwira ngo jya aha, ikakubwira aho werekeza. Iyo wamaze kuyumvira rero wemeye kujya aho ikwerekeza, nibwo ikubwira ngo nzakugirira neza, nzabana nawe, nzagutabara, nzakugaburira, nzakwambika. Imana ishimwe. Ariko iyo twagize umwete wo kuyumvira. Nose byibuze natinze navuze ibintu byinshi. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana kamanze nambutsemo n'aka kantu. Ari inkuru yabaye ejo bundi RGB isohora icyangombwa cyangwa se igipapuro cyaka itorero ryitwa Grace Room, ni nka groupe yitwa Grace Room Minister, bayaka icyangombwa cyo gukomeza uburenganzira bwabo cyangwa se wenda amasengesho yabo. Abantu benshi bavuga ko baba baragiye kuzimu cyangwa se bakora ibintu bijyanye n'ibyo kuzimu, ibimenyetso bigaragara mu masengesho yabo, mu mibatizo yabo, cyane ko urabizi. Ese biriya bintu iyo ubirebesheje amaso ushingiye ukuntu ubibona cyangwa ukuntu wabyumvise binavugwa, cyangwa se ushingiye ukuntu wemera Imana n'ukuntu ukorana n'Imana, ubona biriya bintu byo kujya ikuzimu ari ibyo babavuga bya nyabyo cyangwa ni ukubabeshyera? Nyine urebye ukuri, ubundi ukuri kuba kuhari kandi kurigaragaza. Njye nshingiye yuko ntabyo nababonanye. Amina. Ntabwo nabihamya ngo bagiye ikuzimu. Ubundi muri ubu buzima habaho abantu bahimba inkuru kandi bakanayishyiraho. Noneho ibi bya RGB byo nshingiye ko Yesu bamutangiririye imisoro, arangije abigishwa baramubwira ati none mwigisha turabigenza uti ko nta misoro dufite, ubundi turajya gusora gute ko turi mu by'Imana, turajya kubihuza n'ibya leta gute? Yesu arangira avuga ngo iby'Imana mubigire gute? Mubihe Imana, n'ibya Kayizari mubihe Kayizari. Niyo mpamvu tukiri mu isi tugomba kugendana mbese tukubahiriza iby'Imana, kandi n'iyi si tugengana tukagira ute ibyaha tukayubahiriza, ko tugacunga neza yuko tukiri mu murongo w'Imana. Ibirenze iby'Imana iraturwanirira. Ibyo kujyaho abantu rero bagasesengura bakambikana urubwa, ibindi bamwe batanabihagazeho, nta gaciro. None se buriya koko birashoboka ko umuntu yajya ikuzimu? Wenda by'umwihariko urihangana ndi kukubaza utuntu tugoye, ariko wenda ni ukukubaza, buriya birashoboka ko umuntu yajya ikuzimu nk'uko abantu bavuga ngo yagiye ikuzimu? Hari n'ukuntu njya mbona abantu baza kuri YouTube bakandika titire ngo avuye ikuzimu. Buriya nibyo birashoboka ko umuntu ajya ikuzimu? Mu myemerere yanjye cyangwa mu myumvire yanjye, niba ijuru ribaho n'ikuzimu habaho, sibyo? Ariko nanone nkibaza ngo uwo muntu
yabonye undi muntu ajya ikuzimu, yabibwiwe n'iki? ahubwo se yagiye ikuzimu agaruka gute? Yagarutse ati ibyo ngibyo nibyo biba rero urujijo. Ukibaza umuntu yagiye ari kuvuga ngo Emi ni urugero cyangwa se Louise yagiye ikuzimu, urantangira ubuhamya bw'uko cyangwa utangira ubuhamya ngo wagiye ikuzimu, njyewe Louise namenye ko Emi yagiye ikuzimu gute? Ariko yakuzimu ko kubaho. Yes, mama Salomo Louise, umuhanuzi, umukozi w'Imana, umuvugabutumwa. Reka nshimire Imana kuba njye nawe tukiri kumwe uyu munsi. Hari abo twatangiranye, hari n'abantu buriya mama Salomo akenshi baza kuri YouTube bafite ikindi kintu kibazanye, ariko hari n'uza kuri YouTube aje kubwiriza ubwoko bw'Imana cyangwa se aje kuvugira umuntu. Buriya hari umuntu bashobora gusabya ukamuvugira bigakunda, hari umuntu bashobora kwandagaza ukaza ukamuvugira bigakunda. Ni ukuvuga ngo rero nshimye Imana kuba ko njyewe nawe tukiri kumwe. Hari aho wakabaye uri, hari ayandi ma YouTube wakabaye uriho, ariko uyu munsi ukavuga ati kaniyicarira ahangaha mbwira ubwoko bw'Imana. Abari kunyumvira kwa Ntuza bazanyumvira naha, cyane ko tutanakwanga ko Imana yaguteje intambwe wajya no kuvugira ahandi ubutumwa, ahubwo aho hantu ho barakijijwe. Hari ijambo uvuzemo ngo Imana yaneje intambwe ya mbere. Iyi ntambwe ya mbere ni uko Imana yemeye yuko inza kuri YouTube. Rero kuba Imana yemeye ko nza kwicano yawe nayo ni intambwe ikomeye, kuko cano yacu kwicano yacu ni intambwe ikomeye cyane, kubera ko amaso areba iyi cano cyangwa se iyo cano yindi nakagiyeho ni nayo areba iyi cano, ni nayo areba iyi ngiyi. Nkumva rero nayo ni intambwe ikomeye kuba Imana iba yatubashishije gukorera kwiyicana. Ndabishimira. Hari umuntu mu kanya duhamagaye aratubwira ngo nifuje gukorana namwe ibiganiro. Ndavuga ati muherereye hehe? Ataranansubiza barambwiye Emi arakijijwe. Ntabwo byumvise neza. Urumva ntari nanamusubiza byinshi. Urambwira ati Emi arakijijwe. Byanga byakunda hari impamvu mbajije ngo arakijijwe. Ni ukubera iki? Ni ukuvuga ngo hano ntabwo twakira abapagani. Biranashoboka ko n'umuntu yaba ashaka gukizwa akaza agatanga ubuhamya, birashoboka. Ariko turabanza tugasenga tugasaba Imana ibimenyetso koko uyu muntu ikimuzanye ni ukwifatanya natwe tugasengera abantu, ni ukwiza kwifatanya natwe tukaganiriza abantu. Ese azanwe n'iki? By'umwihariko Imana ikatuyobora. Emi reka nkubwire, kandi cyane n'ikidutera gusengera ino cano kugira ngo Imana iyoboreho abantu bayo basenga mbese batari abapagani. Impamvu ya mbere, iyi cano yashyizweho n'Imana. Impamvu ya kabiri ni uko maze kumenya neza ntashidikanya yuko iyi cano ikiriraho abantu batandukanye cyane rwose. Niyo mpamvu rero tutakwemera kuyivangira, n'Imana itabyemera, ariyo mpamvu yireberera. Yego. Yes, hanyuma reka gusengere kugira ngo Imana y'amahoro ikuyobore, ube hagati y'amasengesho, ube hagati y'umwuka wera. Kubera ko bunije ikirere kiri kujya gihindagurika, nshobora gukomeza kukuganiriza ugashiduka nawe watwawe ugasanga saa 2 zirageze. Mana mu izina rya Yesu, uyu ni Louise, ni umukozi w'Imana, ni umwana wawe, ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa wemera wubaha. Iyo umufashe ukamuyobora ukamwicaza ahangaha abandi byarabananiye, iryo ni ishimwe rikomeye, ni imbaraga zawe. Kuba ubu umutumye akaza agahindura benshi, agasengera benshi bagakira, indwara zigakira, abanyabyaha bagakizwa, abasambanyi bagakizwa, abajura bakihana. Hari abamuhamagara bashima Imana ko yabasengeye bikemera, hari abahamagara bashima Imana ko kuva bavugana nabo nawe hari ibyahindutse. Natwe turagushimiye kuba uba wamwemereye kuza. Utamwemereye yabyuka bitemeye, utamwemereye yabyuka bikanga, utabyemeye yahera mu buriri, ariko yaje kuvugana n'ubwoko bwawe. Bana natwe tuyobore mu ijambo ry'Imana no mu byo agiye kubwira ubwoko bwawe. Ni karibu. Imana iguhe umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Tunezerewe Imana muri uyu mugoroba, ngira ngo harimo nabo buri gucya. Haleluya. Cyangwa se bigeze mu gicuku. Yesu nashimwe. Uyu ni umugoroba abantu bamwe bari guseka, abandi bari kurira. Uyu ni umugoroba. Haleluya. Amen. Umunsi bamwe wabayobeye, bayobewe uyu munsi. Haleluya. Ariko hari n'abandi wabereye umunsi mwiza mu izina rya Yesu. Twebwe rero tunejejwe n'Imana yuko uyu munsi watubereye umunsi muzima, bukaba bwije turi amahoro. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro.
kandi tutibagiwe na ba bandi bari mu makuba, tutibagiwe na ba bandi bari mu bibazo, nabo tugomye kubazamura imbere y'Imana. Imana ikomeze ibarengere mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero, uyu mugoroba bazaniye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umutima utera imbaraga, ijambo ry'Imana nibwo buzima, ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Hari abantu benshi bakunze kuvangira abantu bakababeshya ngo Imana iravuze ngo ariko ngo numa 300. Iyo Mana ivuga utanze 300, iyo si Imana. Reka mbabwire abantu, mube maso, musenga Imana nyamana irahari, mukanguke. Mwebwe gusa mupfa kuyumvira mukamenya iki bashakaho. Haleluya! Mukamenya iki Imana ibashakaho, kandi namwe mukayibaza, mukamenya kuyibaza, mukavuga ati Imana udushakaho iki twebwe. Haleluya! Ndahamya nashidikanya yuko ugeje kuri uyu mugoroba wowe ubonye imbaraga zo gukanda kuri telefone yawe cyangwa kujya kuri TV yawe ukabona iki kiganiro. Hari imirimo myinshi Imana yakoze kuri wowe, no kuba ukiri ugihumeka ni imbaraga z'Imana. Rero umfashe uyu munsi wa none, uyu mugoroba, umenye uvuga ngo Mana ko nyihumeka n'iki natanze, ko nyihumeka Mana ni iki nakuguriye, ese nge nagukorera iki? Imana ntishaka ibitambo, icyo ishaka nkunze kubabwira ni umutima wawe, ni ugukizwa neza, ibindi Imana izabyikorera. Haleluya! Imana yampaye ijambo mu Itangiriro 22, turasoma umurongo wa 6 gusa n'uwa 7. Yesu nashimwe. 6 haravuga ngo Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo, azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo koswa? Yesu nashimwe. Haleluya! Isaka, Aburahamu yabanye n'Imana neza. Aburahamu ntiyabera Imana indyarya. Aburahamu agendana n'Imana mu bihe bikomeye, n'abakera bagiraga ibihe bikomeye ndetse kurusha n'ibi twebwe turimo. Ariko akiranukira Imana, abana n'Imana neza. Arangije abaho nta mwana agira, agera mu zabukuru, naho Imana imuhereye umwana iramugerageza, iramuha ngo jya kumuntambiramo igitambo. Ntabwo ari uko Imana yari ishatse kunyaga Aburahamu, ahubwo agira ngo irebe uko Aburahamu abyakira. Niba Aburahamu atikundira uwo mwana we, Imana akaba yarayiteye umugongo, iramugerageza, iramubwira ngo uwo mwana wawe muntambiremo igitambo. Uyu munsi ibitambo by'ibinure n'ibimasa n'iki ntago ari byo nkeneye, uyu munsi nkeneye igitambo cy'umwana wawe. Haleluya! Irangije iramubwira ngo uyu munsi niwe unambiramo igitambo. Aburahamu arangije amenya ko ari Imana yamumuhaye. Arangije aravuga ati nta kundi nabigenza. Ariko arangije aravuga ati ntabwo umugore wanjye Sara nari muhingukirije. Buriya abadamu akenshi bakunze kuba abanyantege nkeya, iyo nkuru ntago yapfa kuyakira neza. Haleluya! Arangije aravuga ati reka umwana mwikoreze inkwi n'umuriro tugende, mama watabimenye. Imana ihita ibona umutima wa Aburahamu kukiranutse, yuko Imana ibona yuko Aburahamu nta buguga agira. Irangije iramwihorera, aramujyana. Umwana bageze mu nzira, yibuka ko bajya gutamba igitambo bajyanye umwana w'intama. Umutima uramurya. Arangije abaza se ariko inkwi ngizi, n'umuriro nguyu, none data umwana w'intama ari hehe? Haleluya! Yesu nashimwe. Ukomeje hepfo, Aburahamu yabwiye umwana we, aramubwira ngo Uwiteka ari bwishakira iki? Igitambo. Mwaretse mukumvira Imana. Aburahamu ko yayumviye, mukayumvira Imana ikishakira igitambo. Umvira Imana ku mugabo ushaka, irishakira igitambo. Umvira Imana ku mugore ushaka, irishakira igitambo. Umvira Imana mu kazi ushaka, irishakira igitambo. Umvira Imana mu byo ushaka, irabizi yuko ijya kukurema. Iby'iyi si yari izi kuzabikenera, hanyuma wakumva ibyo ishaka kuyikorera, iby'isi kizi kigomba kubiguha. Haleluya! Yesu nashimwe.
Imana ijya kukuzana mu isi yari izi ko ugomba kurya, yari izi ko ugomba kwambara, yari izi ko ugomba kuba mu nzu, yemeye kuba mu ikode. Reka nkubwire, mu gihe itaraguha iyawe nzu ntizemera ko bagusohora mu nzu, ahubwo umvira Imana. Ibaze ngo Mana, aho ngeze birancanze, ahubwo ushaka ko nkora iki? Ushaka ko aleluya, yibaze inzira, yisobanuze, yibwire ngo aho ngeze Mana nyobewe inzira, ngwino tugendane. Nk'ubu ngiye njya kuza kuri kamera nayibwiye ngo ngwino tujyane kuri kamera kwa Yemi, aleluya. Irangije irambwira ngo noneho rero ubambwirire iri jambo. Hari irindi nari mfite kandi nabwo niyo yari yanyohereje. Irambwira ngo noneho ubwo nsabye ko tugendana ubambwirire iri jambo, unyemerere uyu munsi wa none. Iri jambo ni Imana, ni Imana yaritanze, uryumvire. Imana irakuziza ubuzima bwawe. Ni gute uhora mu cyaha kimwe? Ni gute niba ibuye uritsitayeho, ejo uragaruka uritsitareho, ejo undi ugaruka uritsitareho? Kubera icyo uhora ku cyaha kimwe? Kubera icyo uhora wizengurukaho? Bwira Imana ngo ibi byaha ndabirambiwe. Niba ubuze imbaraga zibivamo, bwira Imana ngo nkeneye kubivamo. Imana izakumva, nirangiza igufata ukuboko igukure muri ibi byaha. Bwira Imana, yibwiza ukuri. Reka abantu mwibeshye Imana, muyibwize ukuri, muyemerere ibafata ukuboko. Niba yaravuze ngo tera intambwe imwe, tere 99, ntabwo Imana yifuje kukuvuna, ahubwo iyo ntambwe imwe utera yibwire ngo dore aho ndi kugwira naha, aho binaniriye naha, aho naniriwe naha, ibindi byose byikorere. Izazikure ibyitambitse mu nzira yawe, izazirebe ibituma urugendo rwarahagaze. Imana ibizaho abantu bayo bapfiriye, Imana ibizaho abantu bayo badindiriye, nuko ikwihorera kugira ngo irebe. Ntabwo Imana ifata ku gakano, ahubwo irambirwa abantu bayibeshya. Uyu munsi wa none Imana iragukunda, Yesu aracyateza amaboko. Niba Imana yaratanze umwana wayo, ariwe yari ifite gusa, ikamutanga kugira ngo agupfire, wowe nta kintu wabona uyiho, nta na kimwe. Ahubwo yemerere, uyibwire ngo Mana, ya maraso y'umwana wawe ndayemereye. Imana ntabwo izagutererana. Haleluya, Imana ishimwe, ntabwo yagutererana. Yesu ahora ateze amaboko. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nababwira ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibamere umugisha. Mwanzi w'ibihe n'amasaha. Umwanzi w'ibihe n'amasaha. Ariko iki mu masoro ubona uko utari kubireba, ikirere cyijimye, ikirere kijimye. N'abantu basanzwe badukurikira amashusho yacu barayazi ni meza, ariko ikirere cyabaye nabi. Yes, hanyuma uyu munsi hari umuntu wifuje gusengana nawe, hari umuntu udukurikiye ushaka gusengana nawe, hari umuntu udukurikiye ushaka ko musengana. Mu busabe bwanyu, mu byubahiro byanyu, mwaduha nimero zanyu. Nimero nta kibazo, ni 078 245 45 n'ubundi 59. Gisubiremo. 078 245 45 n'ubundi 59. Yego. Mama Salomo, Marie Louise, mama wanda birambiwe. Ndagukwifuza ku mutima wawe, Imana yo mu ijuru ijye kurinda amarira n'agahinda. Amen. Nyuma reka dusoze dusengera abantu badukurikiye. Imana iguhereze umugisha. Amen. Amen. Mureke dusenge, kandi gusenga kujyana no kwizera. Yesu nashimwe. Mureke dusenge. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Tucyumva ijambo ryawe Mwami Imana, turagushimiye. Tugushimiye ko uyu mugoroba udutekereje, ukawutekereje ku bwoko bwawe. Nuhabwe icyubahiro. Iri jambo ryawe Data Nyiringabo Imana rigere Uwiteka Imana mu bitaro, rigere mu nzu z'imbohe, rigere Data Nyiringabo Imana ku babaswe n'ibyaha bitandukanye, rigere hanze y'igihugu cy'u Rwanda, rizenguruka isi Mwami Imana. Waravuze Uwiteka Imana nyagora ku ngoma ngo hahirwa abazahindurira abandi kugukiranuka, ngo abo bazaka nk'inyenyeri. Mana, turakwinginze ngo iri jambo ryawe Uwiteka Imana rigere hirya no hino ku isi, kugira ngo rigire abo rihindura, rigire abo rihindurira amateka, rigire abo rihereza agakiza, rigire abo rikura mu myanya yananiye kuvamo, rigire abo rihesha akazi, rigire aho rihesha ubuzima, mu izina rya Yesu Kristo.
urakoze mwami Imana, iri jambo ryawe rigira abo rivuganira mu izina rya Yesu Kristo, riburanira abantu bawe babuze kiburanira. Urakoze ko wumvishe gusenga, urakoze ko hari icyo ukoze, komeza gutegeka no kuganza no kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen.